Itese. Nibyiza. Umeze neza? Meze neza. Utuye hano hafi? Yego. Hari ikibazo se tuvuganye ugatoye? Nta kibazo. Wari ugiye heza? Nari ntashye nari mvuye guhaha. Okay. Ubuzima busanzwe se ukora iki? Ese abantu bose mutaziranye babaza ubuzima busanzwe bwabo? Ni buryo. So unyemereye ko nakubaza aho bakeye? Okay. Ako ntabwo twabamenye. Njye nitwa Ndamage. Nashaka nyine ko tuvugana gatoya nyine niyo mpamvu nari mbaje kukubaza niba ufite umwanya mutoya. Kuko ntago nabona umukobwa mwiza ari kunyuraho ngo numve ko biri burangire gutyo gusa nyine niba ufite umwanya mutoya nagira ngo numve n'akazi niba ufite akazi uri gukora muri iyi minsi twumve. Hari ikibazo? Nta kibazo. Usanzwe ukora iki? Ntacyo. Umushomeri nasoje kwiga ndi guhiga akazi nyine ngo ndebe ko arako nabona. Biratangaje nyine kubona umukobwa mwiza nkawe atafite akazi. Si ubundi mwiza ariko murakoze. Ni ibintu biba bitangaje. Urumva hari abantu tuba dufite akazi ahubwo ugasanga hari abo twagahaye kandi batagakwiye kandi abakobwa beza hanze muri kubura icyo mukwiye kubona. Uragafite se? Mufite mwandangira. Bikugendekeye bite se? Niwe numvaga se wari gukomanga nanjye ku kimanzi. Hanyuma se ubuze mu rugo cy'umuriro simbuka. Uzi ko uvunitse? Nese Kim gute utantegereje ngo nze gufungurira ko ari utuntu nari nabutinze rwose. Cyane ngo nanjye tugende. Hari benshi ntago ari wowe wenyine n'abamaye akazi mfite business ikenera abakozi benshi ntago navuga ko ntaburaho nagushyira. Njyewe nitwa Hogoza. Nasoje ejo bundi ubwo nakoze ariko ubu ntago ndabona akazi. Ntago nyine biba bisa neza kubona umukobwa mwiza udafite ikintu wakabaye ukora kandi dukeneye abakobwa beza muri business zacu. Ngandangiye se ko mwaba mumbyaye. Navuga ko ari amahirwe ugize nyine no kuba duhuye uyu munsi kuko ntago wahura na Ndamage ngo wumve ko nyine uzabyicuze ahubwo ni igitekerezo cyiza navuga ko ari niyo saha nziza nyine ukwiye kubuhuramo nanjye. Wasanga uyu munsi ari amahirwe yanjye. Rero ubwo wamaka nimero kawe niba nta kintu bitwaye none nkazakubaza. Nta kibazo rwose. Okay. Shyiramo nimero zawe ntacyo. Nandikamo Hogoza. Nanjye ubwo nimero yanjye uzayibona nakubwiye ko nitwa Ndamage.
murakoze cyane kandi muzaba mukoze n'ukuri pe nari maze iminsi ndi mu bushomeri byaranshanze muzaba mumbyaye pe aya ntacyo nta kibazo ikiriho nanjye ntago nabona umukobwa mwiza gutyo n'indangiza mbirenza amaso murakoze cyane umunsi mwiza rero ntacyo sibyo nizere ko ariko nagutindije oya nta kibazo okay sawa Vunitse nawe watinze kuza kunyungurira Sunari ndi mu kikweli utegereza kwanjye kutihanga Kimbura cyangwa bana cyane kirambuye cyane cyane ngari ukimaye nta kibazo ubundi ibintu by'ibyayi ntabwo ari ibintu byanjye urumva nta sukari irimo isukari nta meze n'ishobora niba wumva ngewe mu rugo ntabwo ibintu by'ibyayi ntabwo ari ibintu byawe ubonye ibiryo naherukaga kera cyo ni ikigori igihe kumeze ku kigo utakizi ndakizi ariko rwose igihe mperukira kukirya shani kera pe iwacu ibintu turya ibyo mu bazungu nubwo wagira ngo iwanyu se nawe sinakweretse ni mu bazungu ni mu baherwa ariko nyine ntakumva uko kimeze da sana nkubwire rwose utagira ngo nagusuzugure erega w'ikintu cyose wampa niyo byaba bimeze bite ntabwo ntacyanga rwose Soka kandi vuye wabiri wabangutse hakumenya ibyo yagutengushye ubundi sinimbanguka akwiye kunoza yukangira muri telefone yanjye kugira ngo uje gukoramo cyangwa icyo wabitsemo nuko nitije mujye munshyira hasi telefone ntabwo ufatanya namwe amatelefone namwe muzikirizayo amubanijeho gatoya ko nta kintu ndi buyikore iyanjye yazinye yishyize ku muriro nijeho gatoya ushaka kuzimya n'iyanjye shyira hasi telefone shyira hano shyira aha Ogo shyira hasi telefone wambabariye kuko sinzi gushyira muri Instagram udusegonda tubiri naje marere mayinite usanzwe umurangiye shyira please Aisha kandi bijya bibura shobora kuruhukira muri telefone yanjye yego wowe ufite nayo busy nyinshi bahanze no kumoneta ntabwo muvugana se ntabwo ujya umuhamagara se ntabwo umuhamagara mubaza icyo uramuyobewe Rebecca ntabwo mbizi ikintu urabira bintu bikanye urabira bintu yikora ndatabona ingaruka kandi Imana yo mu ijuru izamfashe azibone nkiriho nyihumeka ibintu yigira nubona bimuhiriye uzamenye ko atari iki
azi ngo ari kubabaza njye nawe ntabwo yiretse okoye iki tutajya umugwa tumeze gushaka akashisaye mbese akashije kumwe nawe aho mudebe ikintu wakibuze ubundi nkawe kuko mbwira kubyaye yivamo bikagira inzira wakirogewe washyanuwe n'ubu wicaye muri salo umeze ute se ikimeze ahubwo umeze ute wowe ndaho nyine bagira ngo ndebe ibyiriwe bitraining hano hanze sinzi ko baniriwe mu kazi sheri wenda kadogo ntawe hafi umbwira ikibazo ufite cyangwa wenda ni ibiki ni ibihe bintu wirirwamo bisigaye bituma umeze nk'umuntu udashaka kunyikoza utakinshaka tugera mu buriri nkabona sinzi ikibazo ufite ugahita uryama ugasinzira ntanawukoraho nkabona wisinziririye nta kintu kimwe ushaka kumbwira ariko ikibazo urakizi nawe mba ndi muri business mfite business nyinshi mbaye ngomba kwitaho rero akenshi ngera hano bwije nawe urabizi abantu bose bafite business niko babara n'abagore ariko abo bantu ntabwo ari ndamage none se wowe ufite ikihe kibazo urabizi nyine business mfite no kuba ufite umugabo w'umukire abo bagabo b'u Rwanda uri kuvuga se n'abakire ese ibyo birahagije ubwo wowe iyo utekereje neza birahagije ese basi reka nemere ko ngiyewe wenda utanyitayeho we nta kibazo ujya ugira wenda ariko ntacyo nyine turaza kubikurikirana nabyo ibyo ngibyo se urabisezerera gusa ni akazi kenshi nawe urabizi kandi tuba twifuza iterambere yawe ataha yumva yarangiye neza rero nka kuriya mba ngeze mu cyumba ugatindaho usanga nageze iyo ngera uzana icyayi ndakibona icyayi wenda ntukibone ko ari icyayi gusa ni umuti umuti wikiza banza ubonye ntabwo ari uburozi kubanza ryoherwa ntabonere nawe ukuntu ariko ngwajya bazimudubitsemo ariko we bazimudubitsemo uretse mureke umwana ntakudiyo ntakufatanya n'indodo bapfa ntakuniga ugapfa bakaguhamba wapfuye uhagaze washyira kuko ni umuntu wakuruzi noneho bakimeze wagira ngo umwana uri mu ijuru n'umuntu aba yarasigariye kuri iyi si ariko reka nkubaze ikibazo usubize ni nta muntu wakuruzi ukaho mbabarira hajya urukaho yanga kurukaho wazibereye washyano ry'umukobwa we nka buri gihe mbabarira utabareka urukuruhereza kuri uyu musore hano tujye mureke uramujyana hano wazanye aho uzi iyo giturutse aho uzi wigira umuntu wawe ndi kubona wigira wumva ibyo uri kuvuga nawe tuzi aka ni agaki tujye kuryama nawe ucishwa hano tujye kuryama mvana aho ngaho ushaka kuruka aha ngaho urabyuka bakoroba tugende kuryama ababyeyi barapfusha noneho gupfusha uhagaritse ugapfusha umuntu uhagaze umwana waretse kunkora ibi bintu kweli ntabwo gukora icyo ushobora kumuzega umuzegere muzegere aguha tugende ujye kuryama kandi uri kwigendanga tugende kandi ubu nakirekera hano ntabwo tugende kuryama
urumvujije manjye rwose ngiye kumwihorebera hano ubusa ubu ngubu tugize abashyitsi akazagasanga yarambaraye hano bavuga tugenda ujya kuryama nta muntu mufitiye ujya kugira ngo uzajemo gutya aya magambo si ubundi wareye ibikironi simane mwishoye akuma ntabwo wanafasha mu kujyana njyewe mwana w'umusigaye ajya guseba muri iri shyamba ry'umukobwa ntabwo nasangiye nawe njyewe kugira ngo ngusebemo ntabwo turi hariya kugenda bifitiye urimo no kungora kandi mvuye no guhaha ibyo uri burye winkora umufate se gufata aho babiri nagufashe kugeza ute tugenda ujya kuryama se haguruka cyangwa utimburire hano njyewe nta mukino mfite Rebeka ndagukubita hano ziragushiramo tugenda ujya kuryama ashaka kumvunira umwana haguruka ibyo haguruka urabona ntibiba biryoshye ariko nyine nubwo baciye igihe ntagaheruka ariko afazari iyo aba acyokeje wenda mugasigaho amasenda mugashyiraho twa tuntu nyine tw'uturungo usigaho ukabona ko akibitetse nta n'umuntu mwashyizemo nanone none se gute usimbuka urumva nakomanze inshuro nyinshi mbona umuntu uza kunkingurira umbwira ngo iwanyu murabahera umuco ntabwo uri mu bantu b'abahera nashatse guca mu nzira zoroshye kuko nabonaga nta kindi gisubizo mfite ariko nyine icy'ingenzi kinzanye ntabwo ndi butinde mu magambo ariko nanone ibintu wavanze icyayi ikigori biraburana bakire ntabwo tubayeho gutya ibintu byacu biri ku murongo ariko icy'ingenzi kinzanye iki buriya beti ukubeshya igihe tumaranye kwanza tugihura bwa mbere buriya hari ikintu niyumvishemo muri njye ariko nyine ntinya kubivuga bitewe ko tutarahuza bitewe ko tutaraganira ibintu byinshi ariko ubu maje kukumenya nawe maje kumenya mu gihe rero niyumvishemo ikintu kidasanzwe yego wenda kubivuga biba byoroshye ariko sura nakubwira ushaka kubyumva mbikubwira hari ikintu se kiguteye isoni wari uje gutira ukaba watinya kucyemera iri jambo kuri wowe biragora zamuka ujye kuryama Rebeka zamuka uryame urebuka kandi urakwigendera utanzanye nkumenaho amazi wajya muba mwashangiye akuba warushyigikiye ko murekera hano njye kugenda mugera nkamucikara mu ibaraza
akaba ariho amaguru akajya hejuru umutwe akajya hasi akazibuka akaziboga yamara kuziboga zimushize ako tuziranye ibyo ni turi kwivugira gutyo nawe nta umukobwa wawe umukobwa wawe ntacyo bamukora uri kubyivugira uko gukora buriya Rebeka ni nyamubyaye Rebeka ari umutoragurano se n'umuntu wandukiye maze koko uzambabarire ndakwinginze uzambere nka Rebeka uzambabarire noneho agahinda kanyica rwanda naturi ku mutima kuko n'agahinda ka Rebeka mfite numva ngiye kuzajya ku musozi ndakwinginze wibera sibyo ndagusezera ko ntazigera mbona Rebeka sibyo mubi wanjye mbega umukobwa shawirira mbabarira ndagusezera ko ntazigera mbona Rebeka ni ukuri pe sibyo mama ariko wowe reba amadendo mpamvu dusize se kugira ngo nanjye nzaturike imico y'ubwonko nanjye mwumbure umubuze nawe nsigaranye nawe ese murara mugasanga nitafatikanye ngo tuve muri aya madeni iyi tuzayigurisha tujye kubahe noneho udufaranga twose uriya mukobwa witwa ngo arabonye icyo kuba ni ukujya kuba mu mayobo tuzaba kuko Imana ishaka yuko tuzaba agahinda afite mu mutima wanjye icyo cyane nanjye gupfuye umugore ntukavuge gutyo ntabwo nari nzi ko Rebeka yanzaramo umwana umeze kuriya ndetse uba uri kuvuga ngo upfuye ngewe nawe usigaranye nawe umva kimeze nk'icyayi gisanzwe nyine kukinywa urumva ko gisanzwe ariko nyine hari ukuntu maze iminsi mbona nta mbaraga ufite twajya no kugira nyine nkahita mbona bise birangira rero mpita mvuga ngo reka mukorere iki cyayi cyongera akanyabugabo akubanzira ijoro wiyemeje ko reka mubwize ukuri nawe urabizi ko amaze igihe nihangana nuramukunda ahubwo se ko numva niba ari ubushyuhe bwacyo yego nicyo kimaze nyine niyo kimwe ubundi urambwira kandi birikora ntabwo uri buze wenda kubishakisha ngo bive kure ubanzira ijoro ahari uri buze no kunyica ntabwo ari ukukuca ko nawe urabizi ko umaze igihe rwose nawe utitwara neza nta kikubwira ariko ikibazo cyari gihari nta kibazo nawe icyayi ubundi ntibikire iri joro banza ejo tutazabyuka rega mubweshe nawe wishyize mu mwanya wanjye wanyumva abakeneye rega umugabo nanjye rega mba ngukeneye tugira ngo nagaruke mba nagukeneye nga basi umva uri tayari none umva njyewe maze iminsi ndi tayari ahubwo wowe niwe nabuze niho tugenda Hogoza, mwana wira.